aragisha inama. Yaratwandikiye ati njyamana n'umugabo w'inshuti y'umugabo wanjye. Muraho neza Patrick. Nabonye hano haba inama nyinshi zafasha umuntu. Biragoye gufata icyemezo cyo kukwandikira ntutangaze amazina yanjye. Ikibazo kinkomereye ni iminsi myinshi maze njyamana n'umugabo utari uwanjye kandi w'inshuti y'umugabo wanjye kuko bakorana. Iki kintu kimaze umwaka urenga nkibamo. Iyi nshuti y'umugabo wanjye twamenyanye yaje kudusura agenda anyereka ubucuti budasanzwe buhoro buhoro kugeza ndushije imbaraga turaryamana mu ibanga. Nagize intege nke kenshi yampamagara ngo musange ahantu nkananirwa kwihangana nkagenda tukaryamana ngataha mvuga ko ntazongera, ariko umwaka urashize tubikora nka 2 mu kwezi. Umugabo wanjye nta kintu aramenya habe na madamu w'uriya mugabo nta numwe udukeka. Ndi mukuru ariko ikintu gituma numva meze nk'umwana, nkumva nsuzuguritse, ariko kukireka byarananiye. Nubwo yaba bikora neza kurusha umugabo wanjye ariko mbikunda ubwo gusa, nyuma nkumva ndigaye cyane isoni zikankora, ariko iminsi yashira nabona ampamagaye nkananirwa kwihangana neza. Ngerageza gusenga cyane ngo nsaba Imana kubireka bikanga. Nta muntu wundi nabigisha inama kuko nta muntu nakwizera pe, kuko birakomeye byanansenyera kandi twiteguye kubyarana bwa 2 n'umugabo wanjye nkunda. Ndabasabye rero simbazi nanjye ntimunzi, mungire inama wenda muri zo ndabona igisubizo, kuko nabonye hano haba abantu bafite ibitekerezo byafasha umuntu. Mumbwire icyo nakora ngo mpagarike kuryamana n'uyu mugabo. Nawe niba ushaka ko bakugira inama watwandikira kuri nimero ukubona muri screen yawe.